ajya mu gashyamba ko hirya yo mu rugo aba ariho aba yarahabaye iminsi yaranyagiwe yarishwe n'agahinda ndazamuka mbageze iruhande nicara mbateye umugongo kugira ngo banyice ubwo numvaga ko birangiye nteramwe zigiye kunyica. Muraho neza abakunzi b'Ingaje Rwanda. Ingaje Rwanda ije kubatekereza ibyo mu Rwanda bya kera ndetse n'iby'ubu kugira ngo turusheho kumenya icyo turi cyo, murusheho kumenya icyo muri cyo. Ndabashishikariza gukurikira Ingaje Rwanda kuri YouTube ndetse no kuri Spotify podcast. Uyu munsi ni ikiganiro kidasanzwe kigamije kwibuka amateka yacu, kwigira ku byabaye no kubaka ejo hazaza heza. Turi kumwe n'umwanditsi w'igitabo Gukurira mu gicucu cy'urupfu, igitabo kivuga ku buzima bw'umwana wakuriye mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi, urugendo rwo kurokoka no kongera kwiyubaka. Turamushimira cyane kwemera kuganira natwe no gusangiza abanyarwanda n'isi inkuru ye. Murakaza neza mu kiganiro. Murakoze cyane. Kugira ngo abumva badusobanukirwe neza, ndatekereza twabanza mukatwibwira mu magambo make murinde kandi niki cyabateye kwandika igitabo Gukurira mu gicucu cy'urupfu. Nitwa Nzamwita Nyagatare Eric, ndi umwanditsi kandi ndi umushakashatsi mu mateka. Nanditse igitabo cyitwa Gukurira mu gicucu cy'urupfu. Ni igitabo kivuga ku buhamya bwanjye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi na nyuma maze kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi. Niba nari mbabajije niki cyabateye kwandika igitabo Gukurira mu gicucu cy'urupfu? Icyanteye kwandika igitabo Gukurira mu gicucu cy'urupfu, nabayeho mu bihe bitoroshye. Ndi umwana muto, ngize imyaka 8, habayeho ivangura mu ishuri twigagamo. Abatutsi, Abahutu, Abatwa, icyo gihe mu murenge mvukamo kimwe n'ahandi, kandi mvuka mu murenge wa Musha mu karere ka Rwamagana. Habayeho kuduhagurutsa mu moko atandukanye. Hanyuma uko nagiye nkura ngeze ku myaka 9 ntangira gutotezwa nzira ko nari umututsi. Birakomeza nkurira muri icyo kintu ntotezwa, ariko atari jyenyine ko hari n'abagenzi banjye nabonaga tutorohewe. Mbese hari ivangura rishingiye ku moko aho nigaga muri primaire. Birakomeza numva nari mfite imyaka 8, mu 1994 Jenoside yakorewe Abatutsi iraba. Iba mfite imyaka 14. Iyo myaka 14 nari mfite, no mu gihe natangiye kumenya ko ndi umututsi mfite imyaka 8, urumva harimo igihe. Muri icyo gihe rero ko ari nko gukurira mu gicucu cy'urupfu. Birasobanutse cyane. Wenda turaza kwinjira mu kiganiro neza. Urakoze cyane kuri introduction nziza. Mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nk'uko wari uri kubivuga, ubuzima bwanyu bwari bumeze gute nk'umwana? Mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi ndi umwana muto, nakuriye mu muryango nk'abandi bana bose. Mfite umuryango kuva ku babyeyi kugeza kuri sogokuru na nyogokuru. Umuryango mwiza, wuje umuco, wuje urukundo, wuje urugwiro. Nari mbayeho mu muryango nk'umwana utagize icyo abuze. Mbese nk'umwana wakuriye mu muryango, ariko hakaba icyo kibazo cy'uko natangiye kubona ko hari ivangura rishingiye ku bwoko kandi nkiri muto. Murakoze cyane. N'ubundi nicyo kibazo nari ngiye kukubaza, ni ibihe bintu
byiza mwibuka mu muryango wanyu, cyane cyane mu buzima bw'icyo gihe, nicyo n'ubundi wari ukibuza, ariko ni ibihe bintu mwibuka wenda? Ibintu nibuka, umuryango wacu wari wuje umuco, ariko hari umuco ndi umwana utangiye kumenya ubwenge, imyaka 5-6 kuzamura. Hari umuco nahasanze, natangiye kubona wo gukamana inka. Wari umuryango sogokuru wanjye yitwaga Sezesandi Ladisirasi, Musha nyine. Yari yarubatse umuryango we, haba kwa papa, kwa ba data wacu, no mu rugo rwe iwe hari gahunda yo gukamana inka. Gukamana inka ni ukuvuga ngo inka zo kwa papa, inka zo kwa data wacu, inka zo kwa sogokuru zirakamirwa hamwe iminsi 3, amatage mu rugo rumwe. Hanyuma abana bose, kwari nko kugira ngo abana bose bajye bisanzura muri izo ngo. Abana bose, kuko ari umuryango w'abana bizwi ko bakunda kunywa amata y'ikivuguto, ya mata kuko yakusanyirijwe hamwe, tukaba tuzi ngo nyuma y'iminsi 3 tuzajya mu rugo runuru kunywa amata y'ikivuguto. Abana twese tukajya kunywa amata kwa data wacu, kwa papa se, kwa sogokuru, usibye nk'inka yasigaraga ikamirwa wenda nk'umwana muto cyane, ukiri muto, cyangwa se hari umubyeyi mu rugo runaka, hakaba inka igomba kumukamirwa, ariko amata yandi agakusanyirizwa mu rugo rumwe. Icyo kintu n'uyu munsi mpora nkibuka ko nagisanze maze kumenya ubwenge, ku myaka 5 kuzamura. Icyo kintu ndakibona mu muryango w'iwacu. So wasangaga rero abana ari bamwe, kuko banywera amataha, bagasangira amataha, n'umuryango n'umwe, ni umuntu umwe. Icyo kintu rero njya nkibuka ko cyabayeho mu muryango wacu mu Bwana. Murakoze cyane. Nk'uko nabibabwiye, intego y'Inganji Rwanda ni ukudutekereza amateka yo mu bihe bya kera ndetse n'iby'ubu, kugira ngo turusheho kumenya icyo turi cyo, tumenye abo turi bo. Mu 1994 ubuzima bwanyu bwahindutse mu buryo bukomeye. Nk'umwana mwumvaga bimeze bite kubona isi yanyu ihinduka mu kanya gato? Twinjiye mu gitabo mu 1994, ni ubuhamya burebure. Urumva ko nakuriye muri cya gicucu cy'urupfu, bitaragera mu kwezi kwa 4 ko muri 1994. Hari mu kwezi kwa 4 umwaka wa 1993 urangira, mu kwezi kwa 12. Urumva harimo kwitegura kuzajya mu bihe bya Noheli n'Ubunani. Mbere y'uko Noheli iba, njye nari namaze kubwirwa ko twenda kwicwa. Twagiye kuvoma nk'abana, ariko tugiye kuvoma amazi, hari umusore umwe twari twajyanye kuvoma aturuseho. Hanyuma tuzamuka, aza kumbwira ngo, Eric, twe dukora inama buri gihe nk'intera hamwe, ati ndagira ngo nkubwire ko nimurya Noheli ntabwo muzarya Ubunani. Biramutse binabaye, ntabwo ukwezi kwa mbere mwakurangiza Abatutsi mutaricwa. Urumva byiyongereye ku gihe namenye ko ndi Umututsi, ngatangira gutotezwa ndi umwana muto. Hanyuma noneho igihe kirageze ndanabibwirwa. Bibwirwa mu kwezi kwa 12
mu 1993. Niturya Noheli ntabwo tuzarya ubunani. Mubiriye mutaricwa nk'abatutsi ntabwo ukwezi kwa mbere mwakurangiza. Ndabiceceka ariko nza kubona kwa kwezi kwa mbere kurangiye. Mbibwira umubyeyi arantwama. Ababyeyi urumva ahita gufata nk'umwana uvuze, kandi naho yaba ari byo wenda nawe afite amakuru ntabwo yakwemerera umwana. Ukwezi kwa mbere kurangira ntitwishwe, bigeza mu kwa kane. Mu kwa kane rero bya bindi nabwirwaga kuva kera, bimwe nabwiwe n'ubundi mu mpera z'umwaka wa 1993 byarabaye ndabibona. Ni nayo mpamvu kenshi gukurira mu gicucu cy'urupfu, urumva namenye amakuru yo kwicwa ndi umwana mutoya nkurira muri icyo kintu kugeza no mu bihe byanyu. Ubuhamya turabusanga mu gitabo cyawe Gukurira mu gicucu cy'urupfu, ariko umutwe wacyo wa kabiri, ubuhamya bwanjye muri jenoside yakorewe abatutsi i Musha mu 1994. Ayo ni amateka warutubwiye, ni menshi. Abasoma igitabo basobanukirwa byinshi cyane, kuko burya gusoma, iyo umuntu asoma nibwo amenya byinshi. Iyo umuntu ari kuganira cyangwa se ari kuvuga amateka, hari ibyo ashobora kwibagirwa, ariko iyo biri mu nyandiko umuntu akabisoma ashobora gusobanukirwa neza cyane ndetse akamenya amateka. Turagushimiye cyane ubutwari wagize bwo kugira ngo wandike iki gitabo. Ntago biba byoroshye kwandika iki gitabo, ndatekereza bitarakoroheye kucyandika. Ntago byoroshye. Watubwira inzira yo kugira ngo wandike iki gitabo? Kwandika iki gitabo buriya mbwira n'abantu kugira ngo wandike akenshi ni ukuba warasomye, kandi kugira ngo wandike njye nk'ibyambayeho hari iki bikunda kuba byaje muri wowe kenshi. Nari nicaye muri karasi ndi mu mwaka wa 6 segonderi, hanyuma mbona ndi njyenyine, hazamo amazina y'abantu banjye bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Ntangira kwandika izina ku rindi, izina ku rindi, izina ku rindi, izina ku rindi, ngeze nko ku mazina nka 15. Noneho urumva nari nkiri mutoya, nkiri fresh. Uko nandikaga ayo mazina hazagamo n'amasura yabo, kuko bose nari mbazi. Jenoside yakorewe abatutsi yabaye mfite imyaka 14. Urumva byose nari nzi amasura, nari nzi amajwi, nari nzi buri kimwe. Numva hari gihindutse muri jye, shyira bike hasi n'urupapuro, hako numva hari kundi kuntu ngiye kugira nko guhahamuka. Ndabita mbireka. Guhera icyo gihe gutangira kwandika byanzagamo, ariko nakwandika nkumva biranze, ndabyihorera. Ndaceceka ndabyihorera, ahubwo kuko nkunda amateka y'u Rwanda, ndavuga ariko reka nzandike igitabo cyo ku mateka y'u Rwanda mbere y'ubukoroni. Ndagitangira, nacyo ndakihorera. Hanyuma kera kabaye, hari hashize ngira ngo ku nshuro ya 20 twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Nari nararangije kwiga, narangije na kaminuza, natangiye kugira ikibazo gikomeye ntigeze ngira kihamuka muri jewe. Hakaba amatariki mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, iyo kwibuka bije ajya mfata umwanya munini cyane. Noneho kuri iyo nshuro ya 20 twibuka, nifungirana mu cyumba iminsi 2.
mfite n'amarira menshi. Nyuma mpamagara abantu babwira uko bimeze, baransura bagira gute, hanyuma numva harazamo kuzandika ibyabaye. Ntangira guhita nshakisha ibitabo by'abanditsi banditse ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, abitwa ba Iribagiza Immaculée, ba Yolande Mukagasana n'abandi. Ntangira kubisoma, ariko ndabyibura nkumva noneho ndashaka kuzandika, ariko nkabura pushing. Igihe kigeze, hari umuntu twakundaga kugendana agakunda kumbwira, ariko wazanditse ibintu, nkabitekerezaho. Ariko ndimo ndandika ahubwo ku mateka y'u Rwanda mbere y'ubukoroni, nkazaza kugeza ku gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nabyo ni byiza, ariko uzandike n'ubuhamya bwawe. Umunsi umwe hari umuntu witwa uramubona naramushimiye, Dogiteri Emeline Uwizeyimana. Dr. Uwizeyimana Emeline. Yego. Hari urubuga twahuriragaho, hanyuma n'umwanditsi aba i Burayi, ariko n'umwanditsi aza kutubwira kuki tutandika kuri aya mateka. Mbonye umuntu uvuze ngo kuki tutandika kuri aya mateka, asanga ngira icyo gitekerezo ariko sindatangira. Nca ku ruhande ndamubwira, njyewe mfite kwandika, niba hari icyo ese nandike. Aravuga ati gira vuba andika, ati kandi nkwemereye kuzabigufashamo. Nahise ntangira kwandika. Yego. Ubu iki gitabo ubona natangiye kucyandika muri 2018. Yego. Nkandika abi Burayi, nkandika nkamwoherereza, agakosora akansubiza gutyo. Muri make nuko natangiye kwandika. Nahereye ndi mu ishuri ntangirira ku mazina. None igitangaje, aho natangiriye kwandika, amazina natangiye kwandika ahubwo niyo yaje inyuma kumugereka. Ariko naho numva natangiriye kwandika, nyuma ndabyihorera biza gukomeza gutyo. Nzamwita Eric, turagushimiye cyane uko ubutwari wagize kwandika. Si bose ntabwo ari abantu benshi babasha kunyura mu byo wanyuzemo ngo babashe no kubyandika babisangiza abandi bamenye amateka. Mu gitabo cyawe nk'uko wari ubivuze washimiyemo Dr. Uwizeyimana Emeline, ariko binjyana kuri iki kibazo wanashimiyemo umukecuru Mukamudenge Esperance wagwishe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Uvuga ko muri icyo gihe byari bikomeye, aho wari ugiye kwicwa. Wadusangiza uko warokotse? Urebye neza ku mutwe wa kabiri, ubuhamya bwanjye muri Jenoside yakorewe Abatutsi i Musha mu 1994. Ni Musha ya Rwamagana, ku buryo habaho na Musha ya Gisagara. Iyi rero ni Musha ya Rwamagana. Kuri kabiri gatanu, gucika urupfu gatatu ku munsi umwe. Uyu ni umunsi wari uteye ubwoba. Nagombaga gupfa, kwicwa uko byamera kose, kuko i Musha habaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu buryo buteye ubwoba, kandi mu buryo bwihuse cyane. Ko mu cyumweru kimwe gusa
byari birangiye. Ku itariki 7 mu masaa moya z'ijoro abantu ba mbere bari bishwe i Musha. Tariki 7 saa moya mu masaa moya z'ijoro gutyo. Buracya abantu batangira kujya mu kiliziya Gatolika ya Musha, abantu bahungiramo. Ku wundi munsi ukurikiye twe tutarajya mu kiliziya, kujya mu kiliziya barabihagaritse, bafunga amayira, barabanza bica abatarajya mu kiliziya, batwika ingo z'abatutsi, barazitwika, barica. Ubwo utagiye mu kiliziya ni ukwicwa inyuma atarajya mu kiliziya. Natwe rero twari tutageze mu kiliziya. Hanyuma mu gitondo, biri mu gitondo, umuntu akibaza yacaye byagenda gute, mu rugo haje interahamwe nyinshi pe, abantu batari munsi ya 40 baje kwica abantu 7. Abantu batari munsi, interahamwe zitari munsi 40 zije kwica abantu 7 mu gitondo cya kare. Hanyuma baradusohora, baratwicaza hanze, bafite ibikoresho gakondo, nta mbunda, n'imihoro, n'impiri zirimo imisumari, n'amacumu, ibintu nk'ibyo. Uko batwicaje, ngewe numvaga gupfa ntabyakira, naho napfa niruka, napfa mbese byari, sinzi ukuntu byari bimeze muri njye. Nabwo mu kwicara numva ntabwo gupfa ndimo mbishyikira. Baratangira baranica rwose. Batangiye kwica, ngewe ndavuga ndakora iki? Ndeba interahamwe zari zindi imbere, mbonamo interahamwe imwe nzi twari duturanye, Gafaranga, yitwaga Gafaranga. Ndebye mbona impiriye ntabwo irimo imisumari. Ndavuga ntangira sasa kwitekerereza, kwihitiramo urupfu nakwicwamo. Ntangira kuvuga Gafaranga ubwo muzi, akaba nzi, kandi bakaba batangiye kwica, reka mwegere mubwire nkubite iriya mpiri mu mutwe ndawumenya. Nkibitekereza gutyo, ku ruhande nari nicaye ku nguni ihera, hakaba hari interahamwe harinze. Hanyuma interahamwe nkuru ishaka kunywa itabi, ibwira ko uriya ashaka uburyo yiha itabi. Uriya ajya gushaka uburyo yabona itabi ryo guha interahamwe nkuru. Hanyuma agiye, bya bitekerezo birimo gutekereza kugira ngo uyu anyice, muhitemo anyice, ntekereza ubwo ngomba kwicwamo. Wa wundi yagiye kuzana kureba uburyo yabonera umuyobozi wabo itabi witwaga Gasana, ibitekerezo bijya kuri uriya ugiye. Ubwo agiye kumushakira uburyo yabona itabi, naza ndagerageza nirukanye. Ibitekerezo by'uburyo bwo kwicwa birahinduka, hazamo kuba nakwiruka. Buriya Imana ibaho. Wumva nirengagije ko abantu buzuye aho ari benshi, njye nimo natekereza ko ushobora kuba nacangiruka. Uko yaje ni nako byagenze. Yaraje mu bari ntambwe ndiruka. Niba Imana yarafunze bari abantu bose buzuye aho amaso, ndokoka, n'abandi bose baricwa. Mvamo gutyo. Abo iyo uvuze abandi bose barishwe, nabo mu muryango wawe? Mu muryango wanjye gusa twari barindwaho nari. Abo bose mu muryango bose bari aho ngaho? Yego. Bose barishwe niwe? Twese twari kumwe turi barindwi. Yego. Hanyuma baricwa, ariko havamo mushiki wanjye umwe, avamo yitabye Imana mu minsi ishize, mu myaka 2 ishize. We yari yabashije kubaho, yabashije kuvamo nawe. Ariko nje ndokoka gutyo.
ndokotse niyo mpamvu ubona umunsi umwe kurokoka inshuro 3 aho nagiye kwihisha ntago hari kure ni hafi n'ubundi hanyuma kwica byajyanaga n'abantu banasahura bagira bati hari abadamu bahise bajya mu myaka bajya gusahura bagira gute bacukuri abakuriri abasarura ibishyimba bagira gute mbese bahitaga birara mu byanyu n'ubundi nibo nageze nibageraho nabanje kwisha gatoya nyuma sinzi ikintu cyamvanye mu hona nishe njya mu kuri abo badamu ntago nzi impamvu nkibageraho bamwe bamaze kwica mu rugo baba bagiye za nteramwe ziba zigiye kwica ahandi twari epfo aho twari duturanye ziraca kuri ya nzira n'ubundi ndiho n'aba badamu umudamu umwe ankingiriza agira uburyo ankingiriza igitenge bacaho baciyeho interahamwe irambona tumaze kwica abandi wowe niwe utugoye ngwino tugende ashyikiriza indi ubwo ndabivuga nihuta ashyikirije indi nayo ijya kunyica igiye kunyica agiye kunyasa n'ishoka mama we umukecuru w'uwo nguwo yitwaga Nibyimana twari duturanye umukecuru abarahingutse ati winyicira umwana mu maso ntiyanyica mbaho ni umunsi umwe amasaha ya hafi ya mbere ya saa sita hanyuma njya kwihisha ahandi hantu ubwo mu rugo bishwe njyewe sigaye ngiye kwihisha ahandi hantu hanyuma rero uko nakahishe naje guhinduraho nihishe ndavuga reka mpinduraho nihishe njye ku kiliziya nsange abandi ngiye mu nzira yo ku kiliziya muri iyo nzira mpasanga imbwa yari inyuma y'urugo rw'uwo mukecuru noneho tugarutsemo wabajije imbwa izinyataka iza kundya nicara hasi nicaye hasi wa mukecuru azakurikiye imbwa ikurikiye iki ko imeze nk'igiye gufata Mukamudenge Esperance Mukamudenge abarambonye ati ni wa mwana ntiyishwe umukecuru angirira impuhwe aravuga ati gumaho ajya mu rugo ashaka agafuka aragakora ku buryo mbasha kukitwikira ati genda ujye hariya hepfo mu rutoki ujye mu muringoti uryamemo kuko hari ipfiriya ntabwo wahagera na hano kandi ntiwahaba njya mu rutoki aho yambwiye aho hantu narahabaye uwo mukecuru abizi kugeza ndokotse niyo mpamvu ubona uwo mukecuru afite abari runini ku buzima abazashobora gusoma yarazi aho mba igitabo cyose ntitwashobora kukivuga mu kiganiro kimwe igitabo kirimo amateka ndashishikariza abantu kugira ngo bamenye amateka iki gitabo gukurira mu gicucu cy'urupfu bagisanga he bagikeneye abagikeneye gukurira mu gicucu cy'urupfu ubu ngubu nta kibagezaho njyewe ubwanjye kandi mu minsi mike cyane kiraba kiri ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ku Gisozi muri National Library n'izindi library twaza no gushyira nimero wenda abantu bakazaguhamagara hari wenda igitabo kirimo byinshi byo gusoma hari chapitre twari tukiriho uvuga ngo mama uri hehe nicyo washakaga kuvuga kuri muri make mama uri he mama uri he urareba ko navugaga uriya mukecuru wari uzi aho nihishe hari ikintu cyabaye umukecuru yahawe amakuru yari inshuti ya mama mbere ahabwa amakuru ko Mukagasana akiriho banamurangira aho ari ajya kumureba agenda ajyanye n'amata aranamubona naho mama kuri wa munsi ntiyishwe
ni nacyo cyanteye amatsiko akomeye cyane. Kuri wa munsi ntiyishwe kandi yewe nari nzi ko yishwe, ntabwo nzi ukuntu yavuyemo. Agenda yihisha mu gashyamba. Kuri wa munsi mwari waciyemo uragenda? Ntabwo sinzi ukuntu sinzi ukuntu byagenze mbese na n'ubu kugira ngo hatagira umenya ibyo, kuko byari byaratangiye kunurwanurwa ko uburyo yabanaga n'Abatutsi ashobora kuba hari umuntu ahishe. Mukagasana ntabwo yari ku ruhande rw'abahigaga? Mukagasana ni mama. Mukamudenge ntabwo yari ku ruhande rwa Mukamudenge. Ntabwo yari ku ntabwo yari ku ruhande rw'abahigaga. Yego. Hanyuma siyabimbwiye ari nimugoroba, ubwo ibitekerezo byanjye byarahindutse, puraninga ukuntu najya kureba mama. Ijoro riraguye kandi haruguru hagihita hajya bariyeri, sindi buhace ko ninjoro ugenda ushobora gukoma ibintu bikumvikana, ibihuru iki. Ndavuga nti ndajyayo mu gitondo kureba mama. Niko byagenze, njya kureba mama bukeye. Ndagenda nshaka mama aho bandangiye abaherereye. Numvaga mfite amatsiko, se mama warokotse ute bariya hariya hantu ugiye munsi? Hanyuma ikindi tukihishana sinongere kumumva iruhande. Byaba ngombwa nkamuzanaho nari ntekanye mu murwanyasuri. Nagiraga ikibazo cy'imvura gusa yaguye amazi akansangamo, nicyo kibazo cyonyine nari mfite. Niho wihishaga? Yego. Hanyuma ndagenda njya kureba mama. Noneho ikintu gitangaje Imana, nagombaga kugenda n'interahamwe zikambona ko bwari bwakeye, ariko ibyo sinabyitayeho. Navuze ndagiye, nubu nibambona banyice, kuko nta Mututsi ugisigaye kuri uyu musozi. Ku kiliziya bari barishwe, sa naho ari njye wari ku musozi igendera. Njya kureba mama, ndagenda mpamagara mama, mushaka muhamagara ndamubura. Niyo mpamvu ubona ngo mama urihe. Naramushakaga ndamubura. Hanyuma kumushaka mubura ntangira kurira. Urumva umwana ikiniga gitangira kuza uko genda kizaho, kugira ngo nahamagaraga gahoro ntangira guhamagara cyane, ntangira no kurira intera hejuru. Mama sinamubona, ariko ndimo nzenguruka. Hanyuma nanarize cyane nahuye, numva ijwi rimpamagaye ngo yewe mwana. Hanyuma ndavuga ijwi rimpamagaye, interahamwe zirambonye, ngiye kwicwa. Ngo ngwino hano. Nazamutse ntareba bampamagaye, yo mu mutwe bihita bigira ntibitegereze n'abantu. Ndazamuka mbageze iruhande, nicara mbateye umugongo kugira ngo banyice. Ubwo numvaga ko birangiye, interahamwe zigiye kunyica. Tegereza ngo bankubite nk'impiri cyangwa bateme, ndaheba. Imbere yanjye haca umuntu anza imbere, aranyitegereza, mbona ampaye biswi. Ampaye biswi, mbona kumureba. Arambwira ngo ko wahamagaraga mama wawe. Nahamagaraga mama wanjye. Mukamudenge yambwiye ko yamubonye hano. Sindasobanukirwa ngo ninde uwo muntu. Mukamudenge yambwiye ko yamubonye hano, mama wanjye namubuze. Haba bari benshi, undi abaraje ko ngo gukiye umwa, ndabinongera mbisubiramo. Wa muntu mbona asa n'ugeze agahinda, aca bugufi ambwira ngo washaka mama wawe wamubuze. Mu rugo se niye? Ndabwira si hariya se. Natungaga agatoki ntareba, si hariya se. Wari hirya yo mu rugo n'ubundi niyo ku gace nagarutsemo. Baharebye babona ahantu harasenyutse. Ariko nyine urumva umuntu umaze igihe mu gihuru arasukwe. Nabo bahita banyibwira ngo humura, ngo twebwe turi inkotanyi. Ni ukuvuga ngo
gujya gushaka mama wanjye guhura n'inkotanyi. Mama wanjye ndimo nshaka Mukamudenge yahavuye kuko byari byamenyekanye ahereye mama wanjye yicwa. Nibyo wavuze muri aho wavuze ngo uko narokowe n'ingabo za FPR Inkotanyi, aho birimo tugana ku gice amateka akomeye, amateka atoroshye. Title Mama Urihe nayigizeho amatsiko. Nasomye iki gitabo cyawe ntago nagisoje, ariko Mama Urihe, Mama Urihe ntago nari narasomye ngo magere, ariko buriya ndaza gufata umwanya nongere nsome. N'abakurikiye Ingaje Rwanda mushobora gufata umwanya mukashaka iki gitabo, turaza kubaha nimero abagikeneye kugira ngo bazaguhamagare ukibahe bagisome. Uko warokowe muri chapter uko warokowe n'ingabo za FPR Inkotanyi, wari ubitubwiye, ariko turashaka ngo utwinjize nyuma yo kukubona mwaje kujya he, baje kukujyana he. Ako kanya mwumva ko nari nagiye gushaka mama, ndamubura, yari yaraye yishwe, kuko kwicwa kwe nabihawe nabibwiwe nimwe mu nterahamwe zafunzwe zigafungurwa. Niyo yambwiye uko byagenze, ko aho mama yari ari hamenyekanye yicwa ari ku mugoroba, kibukeye Inkotanyi zarahageze. Yishwe ku mugoroba, uriya mukecuru yarahavuye, yamuha amata byanze, ariko kihava interahamwe ziba ziramwishe kuko zari zamenye ahantu aherereye, kugira ngo amakuru agere kuri uriya mukecuru nuko yari yageze no ku bandi benshi. Inkotanyi zigufashe, Inkotanyi rero zirambonye, turabonanye, tunashakanye mama ntitwamubona kuko bamwiciye hepfo yaho. N'umubiri we twaje kubona nyuma y'imyaka nk'ibiri nibwo twawubonye. Sanga ahantu twamushakiraga siho, bamuvanye aho yari ari bamwicira hepfo gato. Inkotanyi rero zirambonye, zirampumurije, ndi jyenyine ku musozi, ndi umwana, amakuru aratangwa. Wari uyoboye umutwe w'Inkotanyi muri ako gace, atanga amakuru, hanyuma kandi biba ngombwa ko uwo mwana umaze igihe mu gihuru, wiciwe ababyeyi, ari wenyine ku musozi, ntabwo Inkotanyi zibwongere kumusiga. Ntaho kunsiga, niba hanahari bahisemo kunkomezanya. Inkotanyi zarankomezanyije jyewe. Inkotanyi turagendana, nabyita kungwanana urugamba mu bitugu byabo, kugeza urugamba rusoje. Urugamba rusoje, ya Nkotanyi yari iyoboye umutwe w'abasirikare, yangize umwana we, anshyira mu rugo iwe, ambera umubyeyi. Nyuma y'uko umuryango wanjye hafi ya wose wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi i Musha, Inkotanyi yarambohoye n'ubundi, indwanana urugamba, imbera n'umubyeyi, insubiza mu ishuri, ndiga, ndasoza, kugeza uyu munsi wa none mba mu muryango wa ya Nkotanyi. N'ubu mba mu muryango wa ya Nkotanyi, mubarizwamo, ni umurage yatanze ku muryango ko ndi umwana we. Aracyabaho? Yitabye Imana, ariko ndacyari mu muryango we. Urakoze cyane, nzamwita Eric. Nyuma ya Jenoside ubuzima bwanyu bwari bumeze gute nk'umwana warokotse? Ni izihe mbogamizi mwahuye nazo mu kwiga no mu buzima bwa buri munsi? Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, urumva nari nabonye umuryango mushya, urambungabunga, njya mu ishuri, ndiga. Imbogamizi
uko byamera kose urumva nari imfubyi. Imfubyi nkibo igihe cyose hari ibihora biyizamo. Imbogamizi ikomeye, wa musirikare yaje kwitaba Imana azize umutima, yagiraga heart attack. Yaje kwitaba Imana ndi muri Toronkome mu mwaka wa 2000. Nagize imbogamizi z'uko ngiye kureka ishuri. Nashatse kureka ishuri. Nari narabuze ababyeyi, nta data wacu bose bari barishwe. Nta mama wacu n'umwe wari usigaye usibye iyo nkotanyi. Numvaga ngiye kureka ishuri, ndanabipuraninga neza. Ariko ku ishuri ho nigaga, nize muri groupe scolaire Saint Aloys Rwamagana. Hari umuryango witwaga ARG, huza abana barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, tukamenyana, buri umwe wese ufite ikibazo akakibwira mugenzi we. Hari n'abataragiraga imiryango, batahamo umwana kaza yarakinze inzu, uwo muryango wagiye utubumbatira. Hanyuma mu gutekereza ko nava mu ishuri, abana twiganaga baje kumpitamo ko naba umwe mu bafite inshingano. Umuryango wa ARG harimo coordinator, vice coordinator na disciplinary, komite yuzuye. Hanyuma bangira vice president, vice coordinator. Numva ngize inshingano ku bandi. Numva ndi umuntu ushobora gufasha abandi. Hatangira abana kujya baza kungisha inama. Hatangira abana ku bagenzi banjye kujya baza bakanyegera. Mbona abana barantinyuka bakambwira ibyabo. Bambwira ibyabo nkumva nkomeye kubarusha. Nkomera ntyo. Icyo kintu kirankomera kuko mbona ko ndamutse mvuye mu ishuri hari undi muntu wagira ikibazo kuruta icyo mfite. Iyo mbogamizi rero yuko mbuze umubyeyi wanyadubuse wandeze, nkumva ngiye kureka ishuri, wa muryango wundi warankomeje wa ARG nguma mu ishuri, nkomeze kugira inshingano, bituma nsoza. Bituma nsoza. Rero ntabwo imbogamizi ntabwo zabura ku mfubyi, ntabwo zijya zibura. Kabone naho waba umeze gute, bwa bupfubyi, wa mutima wo kubura abawe nabuze abanjye, bose nakundaga narababuze. Bose nakundaga. Iyo ni imbogamizi ikomeye. Nahoraga ngira amakimbirane muri njye yo kubona umuntu wabasa na papa. Amakimbirane muri njye yo kubona umuntu wabasa na mushiki wanjye, wabasa na mukuru wanjye nakundaga, data wacu. Ayo makimbirane akamporamo. Iyo ni imbogamizi ikomeye, ikomeye cyane ngira ngo na n'ubu ibaho. Ura wikanga uriya muntu wabasa n'uwawe wabuze wakundaga. Komera cyane Rika, ndagushimiye. Wenda reka twongere tugaruke gato mu gitabo cyanyu. Iyo mvugo igicucu cy'urupfu muyisobanura mute? Nibisobanura ki mu buzima bwanyu muri make? Gukurira mu gicucu cy'urupfu, iri jambo ni ijambo rikomeye cyane. Kenshi hari abambwira bati ijambo ko rikakaye, kandi koko rirakakaye. Riravana no gukura. Uri umwana muto yari kubwiwe kuzica kuva mfite imyaka 9. Ubwiye ko igihe kijya kigera Abatutsi bakicwa. Uriye muri icyo kintu habaho igihe cyo kwitozwa kw'intera hamwe, ukabibona kandi bitoza bavuga ko barimo kwitoza kuzatema Abatutsi. Iwacu Musha narabibonaga. Urumva umwana yageze mu myaka 10 kuzamura kugeza kuri 14, uwo wakangutse ubona byinshi. Narabibonaga ko nyine igihe gishobora kugera Abatutsi tukicwa bakabitubwira.
wowe wanabimbwiye nabivuze none nuko rero gukurira mu gicucu cy'urupfu ukuze wumva ko uzicwa kandi koko igihe kirageze birabaye ariko Imana irakurokoye niko gukurira mu gicucu cy'urupfu. U Rwanda rufite urubyiruko rwinshi rutavutse mu gihe cya jenoside, naye masomo mukeka ko urubyiruko rw'uyu munsi rwakigira mu mateka mwanyuzemo? Urubyiruko rw'uyu munsi rukeneye kutihunza aya mateka. Kutihunza aya mateka mvuga nko gusoma ibitabo nk'ibi no kumva ibyabaye ku bantu. Ariyo mpamvu nanditse kugira ngo urubyiruko n'uzabaho wese yumve, barabyumva. Hari aho tuganira akakubwira ati ntabwo bikwirwa mu mutwe, mukaganira wasa n'umuhaye ubuhamya cyangwa bukurikiye atari ko ati ntabwo bikwirwa mu mutwe wanjye, akumva biramurenze, undi akakubwira ko ibi bintu byarabaye, ko biteye ubwoba. Ariyo mpamvu rero umuntu aba yaranditse ni ukuri uku nguku, ko icyo ngicyo giteye ubwoba wikanga hari uwo cyabayeho. Uko kumubaho rero kugira ngo gihagarare cyahagaritswe n'urubyiruko murimo mungana w'urubyiruko rw'uyu munsi wa none. Uyu musirikare yari afite imyaka 25 ayoboye umutwe w'ingabo, ayoboye urundi rubyiruko rurimo guhagarika ubwicanyi no gutabara igihugu. Urabyumva ko ari urubyiruko we ubwe. Umuntu atagiye kure, iyi ngabo y'inkotanyi, izi ngabo z'inkotanyi zari urubyiruko, zararwanye zirakomereka, zararwanye hari casualty, zararwanye zirapfa, zararwanye zibohora igihugu, zitubera ababyeyi nk'uko biri yaberewe umubyeyi, nk'uko inkotanyi yambereye umubyeyi. Aya ni amateka y'ukuri y'uko urubyiruko rw'uyu munsi wa none rwo ntirusabwa kurwanisha imbunda, ahubwo hari imbunda jyewe ku giti cyanjye navuga imbunda ya mbere y'indangagaciro, dignity, imbunda yo gukora cyane, indangagaciro, gukora cyane nicyo urubyiruko rusabwa, rugendeye ku by'inkotanyi zakoze. Zamennye amaraso, bararashwe, barwanaga n'ingabo zikomeye. Urumva jye twaragendanaga, barwanaga n'ingabo zikomeye, bakaraswa bagakomereka, babicamo, barabohora igihugu, baratubohora. Ariko urubyiruko rw'uyu munsi rero nibigire kuri iki, ko igihugu cyabohojwe gitabarwa n'urubyiruko nkabo, babera abandi ababyeyi kandi n'abari abana ari bato. Ese urubyiruko rw'uyu munsi ushobora ko wabera umuntu umubyeyi nk'uko yambereye umubyeyi, ni impuzo yo kwibazaho. Ariko indangagaciro nyarwanda n'umuco nyarwanda ni ugukora cyane. Icyo nicyo dusabwa uyu munsi kubera mugenzi wawe amahoro. Yego, murakoze. Mwumva urubyiruko rwagira uruhe ruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no kubaka ubumwe bw'abanyarwanda? Ni ugushingira ku mateka y'ibyabaye mabi. Ushingiye ku mateka mabi yabaye, ntuyihunze, ukagira inyota yo gukurikira, ugomba kurwanya ikibi. Kurwanya ikibi rero, buriya kwihunza ibintu ntabwo umenya ukuri burwanye ikibi. Guhaguruka ukarwanya iyo ngengabitekerezo, kuko hari abo yagizeho ingaruka. Yagize ingaruka ku gihugu, cyarapfuye kirazuka, yagize ingaruka ku gihugu. Rero uyirwanye, kunda mugenzi wawe, ukunda mugenzi wawe, ugaharanira ko yagira amahoro wowe ubwawe,
urarwanya. Yego. Urugendo rwo gukira no kubabarira ntago rworoshye. Niki cyabagize cyangwa cyabateye imbaraga zo gukomeza kubaho no gutekereza ejo hazaza, usanishije aho nari nanjye mvuga ko urugendo rwo kubabarira rutoroshye? Urugendo rwo kubabarira ntirworoshye kuko nanjye ubwanjye byarangoye. Njye nasabwe imbabazi. Hari barumuna banjye 4 bangwaga mu ntege bankurikiraga. Ababishe bansabye, harimo abansabye imbabazi. Kubabarira birangora. Ariko hamwe no kwandika naje kubabarira, kuko kubabarira nabyo ni ubutabazi. Ni ubutabazi bw'umutima w'umuntu. Ubabariye buryo tabaye umutima w'umuntu. Kugusabye imbabazi. Hanyuma ni urugendo rutoroshye ariko umuntu ashobora, birashoboka. Yego. Urakoze cyane. Ni ubuhe butumwa, turagana ku musozo, mwaha abarokotse jenoside bakiri mu rugendo rwo gukira? Ubutumwa naha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bakiri mu rugendo rwo gukira nuko uyu munsi aho tugeze naho turimo tugana hari icyizere. Imbaraga zatumye tubaho zarikubye. Yego. Turi mu gihugu, bari mu gihugu kibakunda, turi mu gihugu kidukunda, gikunda umunyarwanda wacyo. Bivuze ngo buri wese akwiye kubona ko hari ibyiza imbere, kuko aho tuvuye hari habi, none buri munsi tugenda tubona ibyiza imbere. Turabona iterambere, turabona dufite ihumure, kandi iryo humure rihoraho, turabona rirakomeza. Ndavuga ikintu kimwe, niba narakuze nkakurira mu gicucu cy'urupfu, mbona ko abantu barimo gutyaza imihoro kuzatwica. Uyu munsi umwana wanjye, uyu munsi sohora igitabo, umwana wanjye afite imyaka, namenyeyeho ko ndi umututsi ngatangira gutotezwa, niwe iyo myaka afite. None we ari mu Rwanda rwiza, ibyo ntabyo azi. Ari mu Rwanda rwiza rumukunze, nta mwana uzi ibyo ngibyo. Icyo ubwacyo kiratanga icyizere gihoraho. Ugize uti rwose umwana wawe imyaka ari mubu, n'icyo gihe wabonaga bakubwira amagambo y'urwango icyo gihe. Ni ikintu koko tukwiye gutekerezaho. Niki mwifuriza u Rwanda n'abana barwo mu gihe rero kizaza? U Rwanda n'abana barwo mu gihe kizaza ndarwifuriza umwana w'u Rwanda mu gihe kizaza kubera amahoro uwo ari we wese, kubera mugenzi wawe amahoro. Erega kudahemuka, indangagaciro kudahemuka, ukabera amahoro mugenzi wawe, ukagira uruhare mu kurinda mugenzi wawe, uwo muri kumwe mu rugo, umuturanyi, umudugudu ku mudugudu, kagari ku kagari, kuba umusemburo w'amahoro kuri mugenzi wa buri wese. Nicyo nifuriza umunyarwanda uzabaho, umusemburo w'amahoro. Buri muntu wese akabera mugenzi we umusemburo w'amahoro, buri wese agacunga amahoro ya mugenzi we, atamuhutaje, atamuhungabanya. Ruzaba ari u Rwanda ruryoshye cyane. Urakoze cyane Nzamwita Eric. Abifuza gusoma iki gitabo Gukurira mu gicucu cy'urupfu bakibona gute? Twigeze kubivugaho, ariko ushobora kubabwira nimero ya telefone cyangwa tuze kuyishyira kuri pin kugira ngo dusoze bazi uko bayibona.
nabaha nimero ya telefone wayibahaye yego kandi ikaba yajya nuko yego uraza kuyimanyishyireho. Ndagushimiye cyane, turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye no ku nkuru mwadusangije. Iki kiganiro kigamije kwigisha, kwibuka no gufasha abanyarwanda gukomeza kubaka igihugu cyunze ubumwe gifite amahoro nk'uko wahoze ubivuga. Bavandimwe, murakoze kudukurikira ku Nganje Rwanda, twese hamwe dukomeza twibuke amateka yacu, twiyubaka kandi twubaka ejo hazaza heza. Murakoze. Inganje Rwanda ije kudutekereza ibyo mu Rwanda bya kera ndetse n'iby'ubu kugira ngo turusheho kumenya icyo turi cyo. Nizeye ko Eric undi munsi muzandika ikindi gitabo, ndatekereza icyo atari cyo cya nyuma mwanditse, muzandika n'ibindi bitabo. Ntago ari cyo cya nyuma, nk'uko mubibona ndi umushakashatsi mu mateka y'u Rwanda. Hari ikindi gitabo kiri hafi gusohoka cy'amateka y'u Rwanda mbere y'ubukoroni, mu gihe cy'ubukoroni kandi nizeye ko n'uwo munsi muzaduha undi mwanya tukaganira cyane rwose. Ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane Nganje Rwanda.